rubyiruko banyarwanda kora wigire uteze imbere umuryango wawe, ikigo wigamo cyangwa ukorera ndetse n'igihugu cyawe. Rwanda, we are here for you. Develop with Rwanda TV. Muraho neza abakunzi ba Rwanda TV, muraho neza abanyarwanda mwese dusangiye u Rwanda, bifurije gukomezanya n'amahoro y'Imana aho muri hose, kandi nkomeje kubifuriza guhamya ibirindiro ndetse no kugwiza ibigwi, kandi mugakomeza gukomezanya gukomera nta nkomere mu mitima, tubwizanya amagambo y'inkomezi. Rero mbahaye ikaze, murakaza neza muri iki kiganiro cy'uyu munsi, cyane ko gifite ibintu byinshi kandi by'ingenzi byatwubaka, byakubaka umuryango nyarwanda, bikubaka n'igihugu muri rusange. Icyo mbasaba ni ukuza kubana natwe muri iki kiganiro, mukadutega amatwi, natwe ntituri batenguke. Murakoze. Rero ikiganiro tugiye kuganira uyu munsi cyitwa umuco dukomezanyije. Umuco dukomezanyije, cyangwa se ni uwuhe muco ukwiye kuba twakomezanya, ese ni uwuhe muco tutakomezanya muri ibi bihe by'ikoranabuhanga. Njyewe ugiye kugezaho iki kiganiro ndi Ntore Frank nk'uko bisanzwe. Muri iki kiganiro tugiye kuganira ku muco wacu uturanga w'abanyarwanda, wahuje ba sogokuruza, wahuje ba nyirakuruza, ukimara guhuza abanyarwanda uyu munsi. Ese ni gute dukwiye guhuza umuco wacu n'iterambere ryacu kandi nta kibangamiye ikindi? Burya kuba hari iterambere ni uburyo ko twaca umuco wacu. Oya rwose siko bimeze. Rero muri iyi minsi bisigaye bigaragara cyane ko umuco wacu ubona waragabanyutse cyane, ariko ahanini bikaba biterwa n'ikoranabuhanga, imikoreshereze mibi y'ikoranabuhanga. Ariko rero buriya hari uburyo dushobora kugira iryo koranabuhanga ndetse n'umuco, kandi bigashoboka nta kibangamiye ikindi. Ntabwo ngiye kuvuga ngo tugarure umuco wacu wa kera kugira ngo tuze ko turi mu muco. Ntabwo dukeneye kongera kugenda mu ngobyi kugira ngo tuze ko dufite umuco nk'uko byahoze. Nta nubwo dukwiye yemwe kwambara impu kugira ngo twumve ko dufite umuco. Ntidukwiriye kongera rwose no kugaruka mu bihe bya kera kugira ngo twumve ko turi mu muco, cyane ko n'abanyarwanda ntabwo navuga ngo dufite gahunda cyane yo kugaruka mu bihe bya kera, ahubwo ni ukubirebeshamo amaso tukareba ese ni ibihe dukwiye kuvanamo mu bihe byahise ndetse tukabikomezanya, ibibi tukabireka, ibyiza tukabikomezanya. Nyamuneka ngira ngo murabizi ko ngira ngo n'umunyarwanda n'uvuga ngo agahugu katagira umuco karacika. Buriya buri gahugu n'umuco wako. Umuco wacu dufite aho tuwuca, n'ibindi bihugu bifite aho bica umuco wabyo, ariko rero mureke tuwusigasire. Ahubwo icyo wenda ngira numvaga ndagira ngo turebe ese ni uwuhe muco dukwiye gukomezanya tutabangamiye iterambere ryacu. Reka duhere mu mivugire no mu miganirire. Ubusanzwe ndetse n'uko byahoze, abanyarwanda baraganiraga bakaramukanya, yemwe n'ubu ngubu hari abakibikora. Ugasanga wenda umuntu akuramukije uti se muraho neza, mwaramukanya Imana. Se wenda yaba agenda kugenda, wenda yabasuye mu masaha wenda y'amasaa sita, cyangwa se nyuma y'amasaa sita, aho ati mwiriwe neza, cyangwa se aho ati mwirirwe. Mu gitondo umunyarwanda akaza undi mwaramutse, yajya kugenda akavuga mwirirwe neza. Byaba ari mu gitondo akaza akavuga ati mwaramukanya Imana. Uyu muco mbega ugasanga ni ikintu cyiza kidutandukanya n'ibindi bihugu, ariko usigaye uhura n'umuntu yagusuhuza, wenda urugero ngo muraho neza,
ugasanga ubuze icyo usubiza, washoberwa uti yego, nyamara urumva ko ni uko tutazi uburyo baramukanyamo cyangwa se basuhuzanya. Umuntu nimba akubwiye ngo muraho neza, wenda wamusubiza uti muraho namwe cyangwa se muraho, ariko wisubize ngo yego, wowe wumva ko nyine ibintu bitameze neza. Injyana impamvu kuko ubu ngubu twamenyereye za nsuhuzanyo ziriho ubu ngubu ngo salama, ngo vipi, ngo bimeze bite n'ibindi, nyamara ugasanga usuhuza umuntu mukuru uti bimeze bite cyangwa ngo salama, cyangwa se ugasanga n'uwo muntu mukuru nk'umusaza niwe ugusuhuza izi nsuhuzanyo ziriho ubu, kandi aribo bakabaye batubera urugero mu muco. Ese abo tubyara cyangwa abo tuzabyara, uwo ni umuco tubatoza cyangwa se niyo nzira dukwiye kubereka yo gukora ibyo turimo turareba uyu munsi? Kuko kuba wasuhuza umuntu uti muraho cyangwa kuba wasezera umuntu uti ngaho musigare amahoro, hari icyo byabangamira ku iterambere dufite? Yemwe rwose mureke dukomezanye, umuco wacu ni mwiza ntacyo utwaye. Umuco abanyarwanda bahoranye kandi nifuza ko twahorana, umuco wo kubaha, umuco wo kwiha agaciro, umuco wo gukunda umurimo, umuco wo gukunda igihugu, umuco wo kwitanga, umuco wa kivandimwe, ni myinshi. Rero ibyo ndumva ari ibintu tutakwiye kuba twasiga inyuma, ni ibintu tudakwiye kuba twasiga inyuma, kuko buriya akenshi niyo urebye umuco uba usanga ari ikintu cyunganira n'iterambere. Ibi si ibintu byabangamira iterambere ryacu ry'uyu munsi, ahubwo ni ibiryunganira. Ikindi kintu navuga ni ku myandikire iriho ubu ngubu, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, usanga umuntu yandikiye undi amagambo adafite inyajwi, ari ingombajwi gusa. Usanga umuntu yanditse ngo bite, ugasanga yanditse banata, cyangwa ngo bite se ugasanga yanditse banata n'indi nyuguti yo bita x, ubwo ni bite se? Nyamuneka ibyo ntabwo bikwiye. Ikindi kintu navuga cyangwa se wenda nanakivuzeho, ubu se wenda urugero, umwana wawe nakura abona wandika gutya, we siko azabigenza, ntabwo azibuka ko abantu ba kera bahoze bandika gutya, bazakurikiza ibyo areba muri iki gihe. Burya ngo buri gahugu n'umuco wako, ibyo twe turebera ku bindi bihugu ni umuco wabo, natwe dufite uwacu uduhuza ukaturanga. Rero urubyiruko ntore z'u Rwanda, muze rwose dufatanye kubaka igihugu cyacu, ariko tunasigasira umuco wacu. Dufite iterambere ariko dufite n'umuco, ntacyo byaba bitwaye. Ariko tubaye dufite iterambere nta muco, ntabwo ibintu byaba bimeze neza. Rero nkomeje kubashimira mwe bose mukomeza kudukurikirana, mwege mudufasha mukaduha ibitekerezo bishya by'ibintu wenda uburyo twakemura ikintu, turabashimiye cyane. Rero mwakoze gukurikirana iki kiganiro, niba wagikunze wakanda subscribe, niba utarigeze uyikora kuko burya ikorwa rimwe ryonyine, wakanda like, wanayisangiza abandi banyarwanda kugira ngo ubutumwa babashe kugera ku banyarwanda bose cyangwa benshi. Murakoze, njye wabagezaga iki kiganiro nari Intore Frank, nk'uko bisanzwe binyuze kuri Mu Rwanda TV, ku ntego yo kubaka u Rwanda rwacu twifuza. Murakoze rero, musigarane amahoro y'Imana.